Urukundo ni umubano uba hagati y'abantu babiri akenshi baba badahuje igitsina, bafite intego yo kuzarushinga cyangwa se yo kubana nk'umugore n'umugabo. Uko twitwara muri urwo rukundo cyangwa urwo rugendo nirwo bigena niba uwo mubano uzaramba cyangwa se uzarangira nta kigezweho cyangwa intego igamijwe itagezweho. Tubaha ikaze hano kuri Love and Life Rwanda, tubaha ikaze aho muherereye hose mu nce zitandukanye z'igihugu ndetse no hanze yacyo. Tubaha ikaze kandi tunashimira wowe wakoze subscribe, wowe udahwema guhorana natwe mu biganiro byacu, kandi duha ikaze nawe turakora subscribe, tugushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibi biganiro byacu uko dushyizeho video. Reka atuze twinjira mu kiganiro neza. Iyo umuntu uri mu mubano, inshuti ze akenshi zibona uwo mubano binyuze mu nkuru abagezaho. Iyo ugize ntugunda n'umukunzi wawe ukabibwira inshuti zawe, ukibanda ku byo yakoze nabi, baba bumva uruhande rwawe gusa. Mu gihe wowe n'umukunzi wawe mushobora kwiyunga, ariko inshuti zawe zigakomeza kubona uwo mukunzi wawe cyangwa se uwo mubana nk'umuntu mubi. Kuki tuvuga inkuru zirengera uruhande rumwe? Kuki twibanda ku nkuru ziturengera? Iyo dusangiza inshuti zacu ibibazo byo mu mubano cyangwa mu rukundo, akenshi tuba turi mu bihe by'amarangamutima akaze cyane. Twababaye, turakaye cyangwa twumva tutumvishwe. Icyo gihe intego yacu iba atari ugushaka ukuri, ahubwo tuba dushaka kumvwa. Turi kumvwa no kwigirirwa impuhwe. Ibi bituma twibanda ku bice by'inkuru bidushyigikira, tukirengagiza uruhare rwacu mu kibazo. Iyi myifatire igira ingaruka zishingiye ku mitekerereze. Izi ngaruka ni izi zikurikira: guhitamo amakuru yemeza ibyo dushaka. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2020 bwerekana ko iyo tumaze kwiyumvisha ko twarenganijwe, duhita dushaka ibimenyetso bishimangira uko tubibona, aho gushaka aho ukuri guherereye. Iyo inshuti zawe zikubwira ngo ibi birarenze, sinzi impamvu yakugiriye gutya, niki cyabiteye, kuki yabigenze gutya, birushaho gushimangira ko warenganywe. Ikindi, gushyira imbaraga mu bibi kurusha ibyiza. Ubushakashatsi bwerekana ko ubwonko bwacu bwita cyane ku bibi kurusha ibyiza. Ibi bituma ikosa rimwe umukunzi wawe yakora rishobora kumera nk'irikomeye, kabone n'ubwo hari ibyiza byinshi yaba yaragukoreye. Kuvuga umukunzi wawe nabi bituma inshuti zawe nazo zimufata nk'umuntu mubi. Kwitandukanya n'amakosa yacu. Iyo twe dukosheje, tubisobanura dukurikije uko ibintu byari bimeze. Nari ndushye, niyo mpamvu namusubije nabi. Ariko iyo ari abandi, tubifata nk'imico yabo idahinduka. Iyo ansubije nabi kuko ahora ariko ameze, ahora ari umunyamakosa, ntajya anyumva, ibi bituma dushobora gufata igikorwa cyoroheje nk'ikimenyetso cy'uko umukunzi wacu atadukunda cyangwa se atatwubaha. Icya kane ni ukwibuka ibintu uko twabisobanuye, aho kuba uko byagenze. Iyo dusubira mu nkuru twabwiye inshuti zacu, tuba tuyisubiramo mu buryo butari bwose nk'uko byagenze. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakunda guhindura amakuru bitewe n'uwo bayabwira. Iyo rero duhora dusubiramo inkuru yacu, twibanda ku mibi, bituma natwe ubwacu dutangira kwizera iyo shusho mbi kurusha uko byagenze, nk'uko tubikesha urubuga Forbes.com. Ibi rero bishobora kugira ingaruka nyinshi zitandukanye ku mubano wawe cyangwa se ku rukundo rwawe. Iya mbere ni uko inshuti zawe zizatangira kukurinda bikabije. Urugero, zishobora kubona umukunzi wawe nk'umuntu ugukorera nabi, zigatuma umuvaho mugatandukana.
umukunzi wawe yumva yitandukanyije n'itsinda ryawe cyangwa se inshuti zawe, mu gihe inshuti zawe zo zimubona nabi. Bishobora gutuma yumva atishimiye umubano wawe nazo. Wowe ubwawe ushobora kubona umubano wawe nabi, nko mu gihe utajya uvuga ibyiza by'umukunzi wawe, bigira ingaruka no ku buryo ubona umubano wawe nawe. Ubu rero ni uburyo rero ushobora kuba warinda cyangwa ukabungabunga umubano wawe cyangwa se urukundo rwawe. Mbere na mbere, shyira mu gaciro mbere yo kugira icyo uvuga. Itekerezeho niba ushaka gushakisha ukuri cyangwa kwemezwa ko wabaye. Ganira ku kibazo cyose uko cyagenze, aho kuvuga ngo arambabaza kuko atanyitaho. Jya uvuga ngo twagize ikibazo cyo kutumvikana, buri wese yumvaga atitabwaho cyangwa se atumvishwa. Sangiza ibyiza by'umubano wawe ku nshuti zawe. Mbese vuga ibyiza by'umukunzi wawe. Urugero, niba uvuga ku kibi, jya unavuga ibyiza umukunzi wawe agukorera. Bika bimwe mu bintu byawe n'umukunzi wawe. Si buri ikibazo cyangwa buri kosa cyangwa buri kintu cyose ugomba gusangiza inshuti. Hari ibibazo bikwiye gukemurwa hagati yanyu, cyangwa se ibibazo bishobora gukemurwa n'inzobere mu by'imibanire. Ukeneye kureba niba wibanda cyane ku bibi kurusha ibyiza. Ubushakashatsi bwemewe bwa siyansi bugufasha gusuzuma niba imitekerereze yawe itahungabanya cyangwa se idatuma utekereza neza. Gerageza kuvuga ibyiza by'umukunzi wawe. Ibyo bizamufasha mu kugena uburyo inshuti zawe zimufatamo. Ibi rero byari ibimenyetso cyangwa se impamvu zishobora gutuma umukunzi wawe atishimirwa n'inshuti zawe. Rero tubikesha urubuga forbes.com. Ibi ni ibimenyetso rwose simusiga bishobora kugaragaza cyangwa gutuma umubano wawe mu rukundo utagenda neza. Turagushimiye rero wowe ukomeze kubana natwe 5/5, kandi tunashishikariza wowe utarakora subscribe gukora kuri subscribe, ugakora kukazogera, kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho kijye kikugeraho 5/5. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.